mu Baroma mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 18 n'umurongo wa 19. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Reka nongere mbakire kuri channel zacu ijuruntirikorerwa TV. Uyu munsi rero turi aho bita mu Nyabitekeri. Twasuye abavandimwe bakaba bifuje kugira ngo badusobanurire cyangwa bagusobanurire neza buryo ki wava mu byaha hanyuma ukaba umwana w'Imana utabarwaho icyaha, ukaba uwera umuziranenge umutagawa. Turabashoje kuba duteze amatwi mu kiganiro ijuruntirikorerwa. Mu bagize icyo kiganiro nitwa Bisengimana Andre mfatikanije na Minane Damascene na Mwari. Tukaba turi abakiranutsi batuye hano nyine mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Nyabitekeri. Imana ishimwe rero kuba duteze amatwi. Turagira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bumenyesha abantu uburyo ijuru ridakorerwa Imana yaritanze ku buntu bidashingiye ku mirimo y'umuntu. Abantu benshi rero ntibamenye uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, bituma bahura n'ingorane zikomeye zo gushakisha uburyo bagira ibyo bakora kugira ngo babone ubwami bw'ijuru. Ibyo rero nibyo Imana yaduhishuriye. Twagize amahirwe yo kumenya uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, nta gikorwa cy'umuntu kirimo, akaba ni nabwo buryo natwe twahawe n'Imana kumenyesha abandi bantu batabimenye, kugira ngo tubamenyeshe uburyo ijuru riboneka bidashingiye ku bikorwa by'umuntu. Nibwo buryo rero nanone tugira ngo tubamenyeshe uburyo umuntu aba umwana w'Imana, akaba intungane, akaba umwera n'umuziranenge bidashingiye ku bikorwa bye. Kugira rero ngo umuntu abe intungane, abe umukiranutsi, abe umwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, ni ibintu bibiri umuntu amenya, akaba yegukanye ijuru, akaba abaye umukiranutsi. Iyo umuntu abimenye akabyizera mu mutima we, abarwaho uko gukiranuka bidashingiye ku bikorwa bye. Ibyo bintu bibiri rero nibyo byibi tugira ngo tubabwire. Icya mbere ni ukumenya uburyo umuntu yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo. Icya kabiri ni ukumenya ukuntu umuntu yabaye umukiranutsi nta rundi ruhara bigizemo. Bikaba byaragenze bite rero kugira ngo umuntu abe umunyabyaha nta ruhara bigizemo, nanone umuntu akongera akaba intungane nta rundi ruhara bigizemo? Ikibazo cya mbere rero cy'ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo, turifashisha amagambo y'Imana ari mu Itangiriro mu gice cya 2. Turahera ku murongo w'8 ni 20 gusa n'umurongo w'9, kugira ngo turebe, turatangirira ku kuremwa kw'isi, uburyo umuntu yabayeho, tuze kugera n'ukuntu kureba n'ukuntu umuntu yangiritse akaba umunyabyaha. Yego. Turasoma rero mu Itangiriro igice cya 2 umurongo w'8 n'umurongo w'9. Uburyo budufasha kubyumva, reka duhere ku murongo wa 7 dusome 30. Haravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo,
umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro, cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ubwo ni bwo buryo rero bwa mbere tugiye kureba ukuntu umuntu yabayeho, turebe n'ukuntu umuntu yaje kuba umunyabyaha. Ubwa mbere rero Imana yaremye isi n'ibirimo byose nk'uko tubizi muri rusange. Imaze kubirema basi iza kubona nyine ko ari ngombwa ko irema umuntu. Imaze kurema ibyo byose iravuga ati reka tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Nibwo yafataga umukungugu wo hasi irawubumbabumba iremamo umuntu nk'uko tumaze kubisoma. Imaze kumurema imushyira mu ngobyi ya Edeni. Imaze kuhamushyira nibwo buryo ki yaremye n'ibiti byiza by'igikundiro biribwa. Ariko iza kumezamo n'ibindi biti bibiri nk'uko tumaze kubisoma. Harimo igiti cy'ubugingo, habamo n'ikindi giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Umuntu rero Imana imaze kumushyira aho ngaho imwemerera kurya kw'ibyo biti bindi byari bihari muri iyo ngobyi ya Edeni, imwemerera kubiryaho, ariko iza kugira igiti mu busa. Cya giti kimenyekanisha ubwenge yarakimubujije, imubwira ko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa. Bidatinze rero nibwo buryo ki umwanzi Satani yaje kuza ashuka umuntu, aramwoshya, arya kuri cya giti Imana yari yamubujije. Amaze kukiryaho rero ingorane ziba zivukiye umuntu, icyaha kiba kinjiye muri we. Ubwo ni ukuvuga ngo abariye urupfu. Ubwo akimara kurya kw'icyo giti yari ariye urupfu. Ariko urupfu rwinjiye muri we, abantu ntabwo basobanukiwe urwo ari rwo. Ntabwo urupfu rwinjiye muri Adamu ari nk'uko abantu barutekereza, suru bafata umuntu bakamushyira mu butaka. Ahubwo urupfu Adamu yapfuye ni urupfu rubi rwo kuyoberwa Imana. Ni umwuka mubi wa Satani winjiye mu mutima we wo kuyoberwa Imana, wo kutumvira Imana, wo gukora ibyo Imana yabuzanije. Urabona hano ku murongo w'9 dusomye baravuga ngo imeza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Yego. Imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha abantu icyiza n'ikibi. Yego. Bishaka kuvuga ngo turimo dusobanura abantu iby'icyo giti. Ni igiti Imana yari yababuje kuryaho, ariko ikintu cyari cyatumye Imana ibabuza kurya kw'icyo giti ni uko kukirya bari buhite bamenya icyiza n'ikibi. Nibyo. Bishaka kuvuga ngo umuntu wese uturuka kuri Adamu yahise ko amenya icyiza n'ikibi. Bishaka kuvuga ngo muri we haba harimo ibikorwa byiza, ariko harimo n'ibikorwa bibi. Kandi Imana ntabwo ishaka ko umuntu yagira ibikorwa byiza ngo agire n'ibikorwa bibi. Numva rero twakagombye nyine kuvuga cyane ku ngaruka abakurambere bagize bitewe no kurya kw'iki giti. Nibyo nk'uko umuvandimwe abivuze, ingaruka yabonetse Adamu akimara kurya kw'icyo giti ni ingaruka mbi cyane yo gutandukana n'Imana, kuko Imana ikimara kubona ko ariye kw'icyo giti yamubujije,
yahise ko ibona umwuka wa Satani umwinjiyemo wo kutayumvira, naho kutumvira Imana kwaturutse byahise bituma Imana ihita ko imwirukana mu ngobyi yayo ya Edeni, imushyira inyuma y'ingobyi, kuko muri iyo ngobyi twabonye ko harimo ibiti bibiri, harimo igiti cy'ubugingo. Nibyo avuga ati yamwirukanye muri Edeni imushyira inyuma y'ingobyi, hashingiye ko yamaze kurya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Yego, ubwo no kuvuga ngo mu yandi magambo ibyiza n'ibibi, ubu nta muntu uriho washobora gukora ibyiza gusa. Ngo nta n'umuntu uriho washobora gukora ibibi gusa. Yego, hashingiye nyine icyo giti yariye kimenyesha abantu ibyiza n'ibibi, noneho bigatuma Imana ibara abantu ko ari abanyabyaha, cyangwa se tukaba twarabaye abanyabyaha kubera ubwo buryo twariye ku byiza ariko turya no ku bibi. Ibyo byose Imana yaza nyine ikabihindura nyine n'ubundi zeru, akaba ari byo uvuga uti byatumye Imana yirukana uwo muntu imushyira hanze ya Edeni. Mu yandi magambo ubwo ndumva urimo uravuga ko byatumye Imana itwirukana, hashingiye ko twebwe twari turimo aho muri Adamu nyine. Damascene uri kubyumva. Yego, ko twari aho muri Adamu, ubwo yirukanye uwo muntu nitwe yari yirukanye. nibyo nk'uko ijambo ry'Imana ribihamya, kuko imwirukanye muri iyo ngobyi ya Edeni, kuko twari muri we yari twirukananye nawe. Ageze aho inyuma y'ingobyi rero, kuko Imana yo nk'uko twabibonye icyatumye imwirukana aho muri Edeni nuko twabonye ko harimo ibiti bibiri, harimo igiti cy'ubugingo, hari n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Amaze kurya ku icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko icyaha cyari kigeze muri we, byatumye Imana imwirukana imushyira inyuma y'ingobyi, kugira ngo ataza kurambura ukuboko akarya no kuri cya giti cy'ubugingo akaramira mu byaha, akabaho iteka ari mu byaha. ubwo kandi twese twari muri we, kuko nta muntu n'umwe wari wakavuka, cyangwa Imana nta wundi muntu yagaragaje uretse ko ari Adamu gusa, abantu bakimuhishemo. Yego, nk'uko ijambo ribivuga ko Imana imuremye yari imuremeyemo amahanga yose y'abantu, kuko abantu twese dukomoka kuri uwo muntu umwe ari we Adamu. Nicyo cyatumye rero ubwo bishaka kuvuga ko nimba nyine muri uwo arimo duturuka, nk'uko ijambo ry'Imana nyine rivuga, ubwo twebwe twarirukanywe, ubwo turi mu isi ariko nk'abasuhuke, kuko ubundi siho twahoze. Ubwo urumva twari muri Edeni, ariko ku mpamvu zo kutumvira Imana k'umukurambere, basi tubasha nyine kuba twaravukiye mu isi, hashingiye nyine icyaha cyari kimaze kuba. Noneho ubwo icyo navuga twagira ngo tumenye neza, ni uburyo nyine nanone twagerageje, cyangwa se umuntu agerageza, cyangwa se abantu batuye isi bagerageza, kugira ngo umuntu abashe kwikuraho icyo cyaha. Nibwo buryo rero twavuze kugira ngo umuntu amenye uburyo icyo cyaha kiva ku muntu. Twavuze ko umuntu ari ibintu bibiri amenya, yamara kubimenya akaba ababariwe icyo cyaha, akaba umwana w'Imana. Ibyo bintu bibiri rero twabonye umuntu amenya, turi ku kibazo cya mbere kigaragaza uburyo umuntu yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo. Ariko urumva hari ibintu bibiri umuntu amenya nk'uko bivuze, ariko hari n'ibyo twebwe, hari n'inzira twabashije kujyamo tugira ngo twikize icyaha. Urakoze cyane muvandimwe. Ntabwo turasobanura iby'icyaha cyane, kuko umuntu ataranabisobanurirwa azi ko ari umunyacyaha. Ahubwo kugira ngo tutarambirana, turagerageza kurasa ku ntego y'uburyo umuntu yibeshye ku cyaha, noneho bigatuma yibeshya no ku byo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo hari inzira twagiye ducamo, twaciye mu madini menshi tugira ngo umuntu yikize icyaha, umuntu abane n'Imana amahoro, umuntu yiyunge n'Imana. Ariko nyamara nk'uko umuvugabutumwa nyine nanabivuze, ikibazo ni uko twabereye abanyabyaha muri Adamu.
igihe Adamu yakoraga icyaha twari tuba abanyabyaha, imwirukanye natwe ibiratwirukanye. None nibwo navuga nti se muvandimwe, wowe se wagerageje guca mu yihe nzira? Hagati aho ngaho tutaragera k'ubwo buryo, turimo turamenyesha abantu igihe umuntu abera umunyabyaha nta ruhara bigizemo. Nibyo byiza cyane. Kw'icyo kibazo rero nicyo turimo tugira ngo tubanze tugaragaze. Biraza kumvikana umuntu namara kumenya uburyo yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo. Turaza no kugera ku ngingo ya kabiri igaragaza uburyo umuntu yabaye umukiranutsi nta rundi ruhari. Ingingo ya mbere rero niyo turiho igaragaza uburyo twabaye abanyabyaha binyuriye ku mubyeyi wacu ari we Adamu, kuko ari we abantu twese dukomokaho. Akimara rero kurya kuri cya giti Imana yari yamubujije, Imana yahise imwirukana imushyira inyuma y'ingobyi ya Edeni. Imushyize inyuma y'ingobyi, ubwo iba itwirukananye nawe. Ubwo ni ukuvuga ngo twavukiye inyuma y'ubwiza bw'Imana. Ni gutyo bimeze. Aho ngaho rero niho Imana ikimara kumushyira inyuma y'ingobyi ya Edeni, nanone basi umuntu yaragiye arabyara, arororoka, abantu baragwira, tuba benshi, natwe bitugeraho muri iki gihe cyacu cya none. Ariko twororoka turi abanyabyaha. Twororoka tuvukiye muri bwa bugomeramana, twororoka natwe tutazi Imana, kuko Adamu akimara kurya ku icyo giti yahise ayoberwa Imana, kuko Imana mbere yazaga kumusura mu mafu ya nimusi, bakaganira nta kibazo, bakagirana urugwiro, agasigara anezerewe, Imana nayo ikagenda nta kibazo. Ariko akimara kurya ku icyo giti, Imana ije kumusura yumvishe byabaye imirindi, ibyari ibyiza byahindutse imirindi, yumva ubwoba, nuko yumva ubwoba buraje muri we. Ubwo aho ngaho rero, aho siho yamubajije ati Adamu uri hehe? Tinumvise imirindi yawe mpungishwa nuko nambaye ubusa njya kwihisha. Ni gutyo. Uko niko byagenze. Ari nako natwe, ariko umuntu ameze waturutse kuri Adamu, ni ukuvuga ngo yiyumvisha imirindi y'Imana. Iyo umubaje ese uri umukiranutsi, arihisha, avuga ko nta mukiranutsi uriho. Ariko nyine ubwo biri gusobanuka neza, bishingiye ku icyo giti twariyeho, n'ubwo buryo nyine twirukanywe inyuma ya Edeni. Icyo rero nicyo turimo dusobanura cy'ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo, ko twabaye abanyabyaha bishingiye kuwo dukomokaho ari we Adamu. Imana rero ikimara kumushyira inyuma y'ingobyi, nibwo yashyize abamarayika barinda ya ngobyi kugira ngo ataza kujya kuri cya giti cy'ubugingo akakiryaho akaramira mu byaha. Ishyiraho abamarayika babuza inzira ijya ku icyo giti cy'ubugingo. Aho ngaho rero akimara kujya inyuma y'ingobyi, niho twari turi kureba ko yahise ko abyara arororoka. Tutagiye muri byinshi rero, abantu baragwiriye baba benshi, ariko babera benshi nk'ubwo butamenya Imana. Ari bwo buryo umuntu wese avuka ashakisha Imana binyuze mu nzira zigiye zitandukanye, yibwira ko ari bwo buryo bwo kuyibonamo. Bamwe bagenda banyura mu madini atandukanye, ari ADPR, ari abametodiste, ari abadivantiste, ari katolika, ari abisilamu mu basambre. Nuko aho hose ni uburyo abantu bagenda bicira inzira zo kugira ngo barebe ko babona Imana, kuko umuntu yavutse atazi Imana. Imana rero imaje kubona tumaje kororoka tubaye benshi, nanone nibwo buryo ki yagize ngo itwereke uburyo twese turi abanyabyaha. Nanone igaragaza uburyo cy'umuntu atagirwa umunyabyaha n'ibyo akora, kugira ngo umuntu atazibwira ko agirwa umunyabyaha n'ibyo akora, umuntu atazibwira ko Adamu ari we wabaye umunyabyaha gusa. Imana yo ibigaragaza ikoresheje ijambo ryayo, igaragaza uburyo ki twese twabereye abanyabyaha rimwe muri Adamu. Yakoresheje ijambo ryayo rero igaragaza neza uburyo ki nanone twese uko Adamu ameze ariko tumeze. Umuvandimwe rero aradusomera amagambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere mu gice cya 15 ku murongo wa 45 na 46, aragera ku murongo 8 ndumva 3 gusa.
15, 45, 46 kugeza 8. yego kugira ngo haravuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, yego naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, yego ariko umwuka si ubanza ahubwo umubiri ni ubanza agaheruka umwuka. yego Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru ari uw'ijuru. yego Kuko ubutaka ari niko naho ubutaka bandi bari, yego kandi nk'uko ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. amena Birumvikana kuno murongo ibi byanditswe bivuga kubwo uko Adamu yarari ari nako twese abamukomokaho ariko natwe turi. uko ni ukuri. Ibyo ni ibigaragaza uburyo umuntu atagirwa umunyabyaha n'ibyo akora, ahubwo ko twese twabereye abanyabyaha mu wo dukomokaho ari wa Adamu. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko umuntu wa mbere ari wa Adamu yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho Adamu wa kabiri yaturutse mu ijuru ari uw'umwuka. Yego. Ritubwiye ko nk'uko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bandi bari. Yego. Ubwo ni ibigaragaza neza ukuntu Adamu ameze natwe twese ariko tumeze. Ubwo mu yandi magambo uri Adamu nanjye ndi Adamu, n'abatubyaye ni ba Adamu, n'abo twabyaye natwe bose amaraso nawe. Abatuye isi bose niko bameze. Bakaba batubwiye ngo uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari. Mbese aho niho umuntu yakibaza, yagira ikibazo, ese uwo w'ubutaka ameze ate? Uburyo uwo w'ubutaka ameze ijambo ry'Imana rirabihamya neza. Mu Baroma umuvandimwe aradusomera mu Baroma mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Yego, aho nibwo buryo ijambo ry'Imana riri kugaragaza uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari. Niko twe tumaze kubona. Ibyo ni ibiranga uburyo ukuntu Adamu ameze, yabaye umuntu w'umugomeramana ahinduka umunyabyaha kubwo kutumvira Imana. Ni ibiranga uburyo kinumukomokaho nawe nuko ameze. Bitanasobanuye, tutanabisobanuyeho byinshi k'uyu murongo, tudashatse ubusesenguzi cyangwa imfashanyigisho, haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose ko bacirwaho iteka. Yego. Mu yandi magambo ubwo icyo cyaha cya Adamu nicyo Imana ikurikiranyeho inyoko muntu yose. Niko bimeze. Niyo mpamvu Nyagasani Yesu avugana n'umukuru w'idini witwaga Nikodemu yahise avuga ko bikwiye ko umuntu avuka ubwa kabiri. Nibyo. Icyo rero ni ikiranga uburyo ki umuntu yabaye umunyabyaha, nta ruhara bigizemo, ahubwo umuntu yabaye umunyabyaha biturutse kuwo dukomokaho ari wa Adamu. Imana yo yahise ko inabihamya neza ikoresheje ijambo ryayo kugira ngo umuntu atazagira ukundi abyibeshyaho. Nanone yakoresheje ijambo ryayo riri mu Kuva mu gice cya 20 ku murongo wa 5, iri kugira ngo yereke umuntu uburyo yabaye umunyabyaha bidashingiye ku bikorwa bye, ahubwo ko umuntu yabaye umunyabyaha bishingiye kuwo dukomokaho ari wa Adamu. Hadusomere aho ngaho mu Kuva mu gice cyaho cya 20 ku murongo waho wa 5. Ntukabyikubita imbere. Niho komeza. Ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe, yego, ndi Imana ifuha, yego, mpora abana gukiranirwa kwa base. Icyo ni icyumvikana. Nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Yego. Urumva numvishijemo ikintu nyine. Mporera abana gukiranirwa kwa base niko Imana iri kuvuga. Yego. Mu yandi magambo icyaha Imana iduhora si ibidukora. Hoya. Ahubwo tutaranabikora. Ubundi umuntu yashobora kwibwira ko turi kweza cyangwa se turi kugaragaza ko ibi bikorwa biba abantu bakora ari byiza. Ahubwo Imana iri kugaragaza ko niyo tutarabikora ibitatwemera. Yego. Mu yandi magambo niyo utarasinda
nimba icyaha bavuga ko ari ugusinda utarasinda n'ubundi ntubura umwana w'Imana. Nimba icyaha bavuga yuko ari ukwiba n'ubundi utariba n'ubundi wari igisambo. Niho Imana iri kuvuga ati mporera abana gucyanirwa kwa base. Mu yandi magambo Imana igukurikiranye y'icyaha cya kera aricyo cy'inkomoko. Uko ni ukuri, icyo nicyo Imana igenda igaragaza kugira ngo umuntu atazibeshya ku cyaha akibwira ko ibyo akora ari byo bimugira umunyabyaha, ahubwo ibyo umuntu akora ni imbuto z'icyaha, ni ibiranga umuntu uwo ari we. Icyaha ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko nanone ari ubwo buryo ki Adamu atumviye Imana, ivuga ko n'abamukomokaho bose bavuka ari abatumvira Imana. Imana rero ishimwe ko yagiye igaragaza icyaha icyo ari cyo kugira ngo umuntu atazajya yibeshya ku by'icyaha. Yagiye ibihamirisha ijambo ryayo kugira ngo ikureho ibinyoma abantu bashyiraho ko umuntu agirwa umunyabyaha n'ibyo akora, dore ko amadini yagiye adushuka ko umuntu avuka ava mu nda ya nyina agahinja ngo aba ari akamarayika, ariko akaba ari ikinyoma. Ijambo ry'Imana ryo siko ribihamya. Nanone ijambo ry'Imana muri Zaburi mu gice cyaho nanone cya 51 ku murongo waho wa 7, ijambo ry'Imana rigaragaza igihe umuntu abera umunyabyaha. Hanavuzwe haranumvikanye nyine kuko turi kugenda ijambo riturangira ko twabaye abanyabyaha umunsi nyine Adamu akora icyaha. Yego, rigenda rikuraho urujijo rw'amadini nk'uko wari ubivuze ko nyine ruza rukacungira umuntu muri za mbuto, muri bya bikorwa biturutse ku cyaha, noneho ryo rikagenda rikamutegeka cyangwa se rikamutegeka kubireka nubwo nyine binananira umuntu. Uko ni ukuri. Urakoze cyane. Aho ngaho ntitubigumaho cyane kuko birumvikana kubwira umuntu uko ameze abyumva cyane kuruta uko wabivugaho byinshi, kuko ubuzima bwe nawe abazi ko ari ibyaha gusa. Ahubwo Pawulo yabivuze neza ko ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ubwo igikenewe ni uko abantu babwirwa ahubwo uburyo Imana yahinduye ayo mateka yo muri Adamu wa mbere iyahinduriye muri Adamu wa kabiri kugira ngo umuntu abone kwemerwa nayo. Nibyo, icya mbere cyo nicyo twarebaga ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha atabigizemo uruhare. Ibyumvikanye rero uburyo umuntu atagirwa umunyabyaha n'ibyo akora, ahubwo ko umuntu aba umunyabyaha bishingiye kuwo dukomoka ari wa Adamu. Tugiye rero ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri urihangana dusome ijambo igisubizo cy'icya kabiri riri hano mu Bakorisayi igice cya mbere ku murongo wa 21. Yego, Abakorisayi igice cya mbere ku murongo wa 21 haravuga ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo bashyire imbere yayo muri abera muri n'abaziranenge mutagawa. Ni 20. Birumvikana. Harimo ikintu Pawulo ari kubwira itorero, ari kuvuga ko twatandukanyijwe n'Imana namwe, ko twari twaratandukanyijwe n'Imana kera ariko turi n'abanzi bayo mu mitima. Aho ngaho avuga ngo namwe abavuza abantu bose bari mu isi. Yego rwose. Ubwo mu yandi magambo mu mitima yacu Imana twarayangaga, none ngo Imana yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri we. Ikintu ndi gushaka ko mwasobanurira abaduteza amatwi cyane n'ubwo bwiyunge. Kuko impamvu ndi gushaka ko abantu baduteze amatwi bumve ubwiyunge hano mu Rwanda, iyo bavuze ubwiyunge abantu babyumva neza kuko harimo na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Noneho urumva ko ikibazo cyabaye muri Edeni cyatandukanyije umuntu n'Imana, cyabaye inzigo hagati y'umuntu n'Imana. Noneho iyo bari kuvuga ubwiyunge, uburyo umuntu
yongeye gushyikana n'Imana nta kintu umuntu akoze, ahubwo nyine biturutse mu bushake bwayo. Noneho rero ndi gushaka ngo mwinjiremo cyane k'ubwo bwiyunge, kuko ari kuvuga ngo ubwo bwiyunge bwabaye ngo nibwo bwadushyize imbere y'Imana ngo turabera, ariko bakavuga ko ubwo bwiyunge ngo bwaturutse ku mubiri wa Yesu Kristo. Wenda Dama wakomeza ukinjiramo neza ku by'uwo mubiri, uwo mubiri wa Yesu Kristo Pawulo avuga ni gute watwunze n'Imana. Murakoze cyane. Byaturutse ku rukundo rw'Imana, kuko ariyo nyamaboko, niyo yabashaga kuza gutabara umuntu ngo imukure mu maboko ya Satani yari yajyanywemo n'ikinyoma amaze gushyiramo umuntu wa mbere turi mu mubiri we, twese tukaba tubaye ingaruzwa muheto ya Satani. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, niyo yafashe umugambi wo kuduhindurana bazima n'umwana wayo, uwo yohereje mu isi kwambara ishusho ya kamere y'ibyaha, kugira ngo ashushanywe natwe neza mu cyaha, ubundi ibyaha abone uko abitwara mu mubiri we, abibambanwe ku musaraba. Rero kuko Imana yari yavuze yuko kugira ngo ibashe kwemera umuntu cyangwa imuhe imbabazi ari uko amaraso azaba yavuye, nicyo cyatumye Yesu ubwo bamufataga bakamushyira mu maboko y'abamwica, yemeye abikunze kugira ngo aturokora tugire abavandimwe be. Ntabwo yanze no guterwa icumu mu rubavu kugira ngo y'amazi n'amaraso bivuye mu rubavu rwe ibisoko yoza umunyabyaha. Ibyo rero imwoza mu buryo bw'uko Imana imaze kubirebaho, ibonye amaraso Yesu avuye kubw'urupfu apfuye, yahise ivuga ko ibyaha byacu n'ubugome bw'abari mu isi tazabyibuka ukundi. Ibyo ni ibyanditswe byera bihari, bene data baraza kugenda babireba barushaho kubitanga, kuko ntituvuga ibyacu ubwacu, ahubwo tuvuga iby'uwo nyine wadupfiriye akatuzukira. Rero Imana ishimwe kuko yafashe abari mu isi bose ibabara mu muntu umwe ari we Yesu Kristo wavuye mu ijuru, nk'uko yari yatubariye mu muntu umwe ari we Adamu. Uwo Yesu Kristo niwe waje n'ubundi yireherezaho amahanga yose. Imana yemera ko umwe napfa abantu bose mu isi baraba bapfuye, kandi upfuye ijambo ry'Imana rikavuga ko abatsindishirijwe. Nicyo gituma ibyanditswe byera bivuga yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ubasha kujya ku Mana atari we umujyanye. Rero Imana ishimirwe ko yamennye ibanga ry'umusaraba mu rupfu rwa Yesu, niho umuntu yaje kubonekera kugira ngo aboneke ari icyaremwe gishya mu maso yayo, kuko yabanje kwica uwa mbere imwiciye nyine mu mubiri wa Yesu Kristo. Nicyo cyatumye rero ubwo Pawulo yabivugaga mu Befeso ko yaje kumuzura, kuko yari yavuze ko uwera wayo atazahera mu iborero, ituzurana nawe itujyana mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri we. Nicyo gituma rero icyo abantu bakwiye kumenya ni iri tangazo rihora rivugwa cyangwa basubiramo kenshi, ariko bamenye ubwiru bwaryo, rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo agabane ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero kwizera Yesu byonyine bingana kubona ijuru, nk'uko Adamu yakoze bikangana ko twese tuba abanyabyaha tugacirwaho iteka. Ni ibikorwa by'abantu babiri bigomba gusobanurirwa abantu bakamenya neza yuko ijuru batarikorera, ahubwo ko uwarikoreye ari umwe ari Yesu, tukaba turaribonye nk'uko Adamu yakoze ari umwe, twese tukaba abanyabyaha. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Nibwo buryo rero turi kugira ngo tumenyeshe abantu igisubizo cy'ikibazo cya kabiri cy'ukuntu umuntu yabaye intungane nta ruhara bigizemo. Nibwo buryo rero nanone ijambo ry'Imana ribigaragaje neza ko kugira ngo umuntu abe umukiranutsi nta ruhara bigizemo, ko byaturutse mu rukundo rwayo. Niyo yafashe umwana wayo Yesu Kristo utagira icyaha, imuhindura icyaha ku bwacu, nk'uko ijambo ry'Imana ribihamya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 mu gice cya 5 ku murongo 21 harabivuga neza. Hadusomere urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, yego, igice cya 5 ku murongo 21. 5:21
aravuga ati kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu buryo rero bwo kudutabara kw'Imana kugira ngo dukire icyaha, ibyumvikana nta ruhare rw'umuntu rurimo, ahubwo ni urukundo rw'Imana. Niyo yafashe umwana wayo Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha, imuhindura icyaha ku bwacu. Ariko muri we hari harimo gukiranuka kw'Imana kutagira icyaha. Yamuhinduye icyaha ku bwacu. Yego. Ubwo kugira ngo muri we twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubwo turi abakiranutsi muri Kristo Yesu. Yego. Uburyo rero umuntu aba umukiranutsi muri Kristo Yesu nuko ubanza kumenya uwo Imana yohereje. Yego. Akaba ari buza kuba icyungo kiduhuza n'Imana, nk'uko twari tumaze kubisoma mu Bakorisayi mu gice cya mbere ku murongo 21, ko twebwe abari abanzi b'Imana mu mitima yacu no kubw'imirimo mibi. Imana yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri w'umwana wayo. Adushyira imbere yayo turabera n'abaziranenge tutagawa. Kristo niwe wabaye icyungo kiduhuza n'Imana. Imana rero yaramutanze butarigeze kumenya icyaha, imuhindura icyaha ku bwacu. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo icyaha twari twakoreye muri Adamu ni icyaha kitari kwihanwa. Yego yego. Icyaha kitari gukosorwa. Yesaya we yaravuze ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe ngo twari twarangiritse. N'Imana yarabihamije ibibwira Adamu ku by'icyo cyaha, yamubwiye ko igihano cyacyo ari urupfu. Na Pawulo arongera arabihamya mu Baroma mu gice cya 6 ku murongo 22, avuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Noneho no kuvuga ngo wigeze unanabivugaho, ijambo ry'umwami ni intumwa y'urupfu. Nimba Imana yaravuze yuko ibihembo by'icyaha ari urupfu, ntabwo n'ubundi ikibazo cyari kurangira urupfu rutabayeho. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Yego. Nuvuga ngo Kristo yabaye icyaha ku bwacu. Ariko se igihe Kristo aba icyaha, sibyo? Yego. Ndi gushaka kubaza Damascene, kuko aravuze ngo Kristo ntiyigeze kumenya icyaha. Ubwo usibye no kugikora ntiyaranakiza ari igiki, hashingiye ko yabaga mu ijuru nyine. Ariko twebwe twari turi abanyabyaha kubera twavutse kuri Adamu tunabizi. Igihe Kristo aba umunyacyaha, Imana imuhindura umunyacyaha, twebwe yari duhinduye iki? Icyo gihe twebwe twari turi mu wuhe mwanya? Imana imuhindura icyaha ku bwacu ntabwo yadutandukanije nawe, ahubwo ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko twe twamaze kubaranwa nawe kugira ngo ibone uko itwicira muri we. None imaze kutwicira muri we, igaragaza neza yuko igihe imuzura yatuzuranye nawe turi ibyaremwe bishya, kugira ngo noneho ayo makuru nituyamenya y'igikorwa gikozwe n'umuntu umwe, ariko kikaba gikorewe abari mu isi yose, uramenya ayo makuru akemera, Imana ijye yamubaraho bwa butungane Yesu yatunganye ari mu isi yambaye umubiri, kuko ari we muntu wahagarariye inyoko muntu ntiyakora icyaha nubwo yari yambaye umubiri w'icyaha, kugira rero ngo ubwo butungane bwegukane mwene muntu mu gihe cyose yumvise ayo makuru neza mu matwi ye yuko Imana yamutabaje urupfu rwa Yesu Kristo, we wahaniwe ubunyacyaha nta cyaha yakoze, kugira ngo nawe uhabwe ijuru ntacyo gukiranuka cyawe Imana ishingiyeho. Bikumvikana rero neza yuko nk'uko nyine twisanze turi abanyabyaha ku bw'umuntu umwe, niko nanone tugomba kwakira ayo makuru twumvise, duhita twisanga turi intungane mu maso y'Imana ku bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Nk'uko muvandimwe abivuze, ikiranga uburyo ki nanone yatwiciye mu muntu umwe ari we Yesu Kristo, ibihamya mu ijambo ry'Imana. Ahangaha Pawulo yarabivuze mu Bakorinto mu gice cyaho urwandiko rwa mbere rwa 2, Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 5 ku murongo wa 18. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 5 duhere ku murongo wa 14.
haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Icyo ni ikirango kiranga uburyo ki Imana yica Yesu Kristo yari twiciye muri we tw'abanyabyaha. Nibwo buryo ki ijambo ry'Imana ryatugaragarije uburyo ki utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ubwo Kristo yikizeho ibyaha byacu, ubwo ni ukuvuga ngo abyishyiraho, abantu ntibamenye igihe yabyishyiriyeho. Igihe yavukiraga mu Mwari Mariya yambara umubiri w'abantu, ni icyaha yari yambaye. Ubwo yari yambaye ishusho ya kamere y'ibyaha y'umuntu, ubwo aba yambaye icyaha cyanjye nawe. Nibwo burya Imana imwica, burya yari itwicanye nawe, twari muri we, kuko Yezu we yari umwuka, ariko twebwe twari abantu b'inyama n'amaraso bambaye umubiri w'icyaha. Ubwo we yafashe icyaha abagifatiye muri Mariya, agiye gupfa, ubwo nitwe twari dupfiriye muri we nyine. Imana imwica yari itwicanye nawe nk'uko ijambo ribivuga. Azutse aratuzukana kugira ngo twabariho twe kugumya kwiberaho, ahubwo tugumye kubaho ku bwo wadupfiriye akanatuzukira. Icyo nicyo kiranga uburyo twabaye abanyabyaha nta ruhare tubigizemo, byongera kuranga uburyo twabaye intungane nta ruhare tubigizemo, ahubwo binyuriye ku gikorwa umwana w'Imana yakoze ari we Yesu Kristo. Abantu rero benshi ntibamenye uko byagenze, nibwo buryo turi kugira ngo tubamenyeshe ukuntu umuntu aba umukiranutsi nta ruhara bigizemo, ahubwo binyuriye ku kwizera igikorwa Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Wenda tutarambiranye turagira ngo turebe iryo jambo riri mu Befeso ibice 2, turebe uwo murongo ugaragaza uburyo Imana yatuzuranye na Yesu Kristo ikatujyana mu ijuru mu buryo bw'umwuka, dore ko abantu akenshi bahakana yuko umuntu ataba ari mu ijuru kuko bakurebera mu mubiri. Ariko ibyo ngibyo bidashobokera abantu nibyo Imana yo yaje gushobora, kuko twebwe abamaze kwizera igikorwa Nyagasani Yezu yadukoreye, duhamya neza tudashidikanya ko amazina yacu ari mu ijuru kuko turi muri Kristo Yesu. Rero abantu benshi bibeshye cyane ku byerekeye kujya mu ijuru, niyo mpamvu umuntu usanga avuga ko yizera Yesu ariko burya ari Satani yizera. Ati gute? Ijambo ry'Imana riba rigaragaza ko ubwo yatuzuranye nawe turi n'abaraganwa nawe. Noneho rero abantu impamvu uburyo bizeramo Satani ni uko bemera yuko Satani yamanutse mu ijuru ajugunywe mu isi agashobora gukoresha umuntu icyaha, bigashoboka. Ariko noneho Yesu amanutse mu ijuru ngo azagira abantu intungane, bakaba batemera ko intungane iboneka mu isi. Ubwo bikumvikana ko baba bizera imbaraga za Satani kuruta kwizera imbaraga za Yesu. Uwo murongo ni wa 4. Imana ishimwe. By'Abefeso uravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bwa mwuka turi muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Niyo yabikoze kuko ariyo nyembaraga, niyo yari ifite uburyo yakizamo umuntu kugira ngo aboneke mu maso yayo ari uwera n'umuziranenge. Icyo twatangarizaga rero abantu bose mu isi abaremwe bari munsi y'ijuru, ni ukubamenyesha yuko ikibazo umuntu agenda nacyo urubanza rw'ibyaha ko cyarangijwe n'urupfu rwa Yesu. Kuko umuhanuzi Yesaya nawe yarabivuze ko Yesu ariwe wacumitiwe ibicumuro byacu agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro kikaba cyari kiri kuri we. Niyo mpamvu rero icyo umuntu wese mu isi asabwa kumenya ni ukumenya neza ko Yesu uwo nguwo ari we Imana yatanze ngo azabe umuhuza w'Imana n'abantu. Nk'uko rero Bibiliya bivuga neza yuko ubwo twatandukanijwe n'Imana n'umuntu umwe utaruyumviye, byumvikana ko undi umwe wayumviye
ari we tugomba kwishingikirizaho tukabona ijuru ntacyo dukoze. Imana ishimwe cyane. None turimo dusoza nyine barimo batubwira ngo Imana yatuzuranye nawe ikaba nanone itwicaje mu ijuru, ariko ngo ikatwicaza mu ijuru n'ubundi turi muri Kristo Yesu. Navuga ndi nanjye nshimiye Imana ku rwanjye ruhande, hashingiye yuko urukundo rwa Kristo Paul yavuze ngo nirwo ruduhata. Ndi gushimira Imana uburyo nanjye numva nyine basi nanjye nicaye mu ijuru nyine ku bwa Kristo, kuntu numva nanjye nshimira Imana uburyo natandukanyijwe n'icyaha, nkaba nta rubanza nzacirwaho, nkaba nta kibazo mfite, nkaba haba none haba ejo bundi, naba ngiye mu isoko, naba ngiye mu murima, naba nsinziriye ngataha, numva nanjye iwacu ari mu ijuru. Amen, amen. Imana ishimwe rero ku bw'ibyo, hashingiye ku baduteze amatwi, tubagezaho ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Abantu benshi rero ntago bamenye uburyo umuntu ahabwa ijuru ku buntu bidashingiye ku bikorwa bye. Nibyo rero twabamenyeshaga kugira ngo umuntu wese wifuza kujya mu bwami bw'ijuru amenye iki ko nta gikorwa cy'umuntu kibamo. Twababwiraga ko kugira ngo umuntu agabane ubugingo buhoraho ari ibintu bibiri umuntu amenya. Icya mbere twabonye ko ari ukumenya ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha nta ruhara bigizemo. Icya kabiri tubona uburyo umuntu aba umukiranutsi nta ruhara bigizemo. Ibyo rero nibyo tumaje kubagaragariza dushingiye ku ijambo ry'Imana twamenye, kugira ngo n'uwifuza nawe kugabana ubwami bw'ijuru nawe nabimenya agabane uwo mugabane wo kubona ubwami bw'ijuru ku buntu. Aho ngaho rero niho tumaje kubabwira uburyo ki umuntu aba intungane nta ruhare bigizemo, ahubwo biturutse ku gikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba. Uburyo nta ruhare umuntu abigiramo twabibonye, kuko ijambo ry'Imana rirabihamya neza ko ari Adamu wakoze icyaha tukaba abanyabyaha, Yesu Kristo yakora ibyo gukiranuka, ubyizeye agatsindishirizwa agahabwa ubugingo buhoraho bikamuhindura umukiranutsi. Amen. Imana irakoze. Amen.